Najim Said. Nashimwe kandi nasingizwe nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala we uwo yayoboye ntawamuyobya, ndetse n'uwayobejwe n'irari ry'umutima we ntawamuyobora abagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Ndahamya nashidikanya ko nta yindi mana iba ikwiye gusengwa mu kuri uretse nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Nkanahamya ko Muhammadi mwene Abdullah ari intumwa y'Imana akaba n'umugaragu wayo. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an aratubwira ati, aduhamagara mu mvugo nziza, ahaduhamagara avuga ati, ya ayyuhalladhina amanu taqullah, yemwe abemeye nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala mukuri ko kumwemera, yemwe mwahamije ko Allah subhanahu wa ta'ala umwe atagira uwabangikanya nawe mu mana bwe, mu kurema kwe, yewe ndetse no mu kubaho kwe Allah subhanahu wa ta'ala. Ngo mutinye nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatihi, mukuro kumutinya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ngo kandi muramenye nimuzatabaruke, muramenye nimuzave kuri iyi si mutari mwaba abanyakuri, mutari mwaba Islam. Bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala aka nagaciro ndetse n'ibyiza ndetse n'icyubahiro nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala hamwe na damu amugaragariza, amukundisha ubuislamu, kuko inna dina inda Allah islam, mu by'ukuri dini kwa Allah subhanahu wa ta'ala ubuislamu. Rero bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala, niba Allah subhanahu wa ta'ala yaratugira inama ikomeye cyane, yatubwira uti wala tamutunna illa wa antum muslimun, muramenye nimuzatabaruke, muramenye nimuzave kuri iyi si mutari mwaba abemeramana, mutari mwaba Islam. Aka ni icyubahiro ndetse n'agaciro Allah subhanahu wa ta'ala ahereza abagaragu be ndetse ahani ibiremwa bye. Bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala mu yindi aya, Allah subhanahu wa ta'ala mu kutwereka no kutugaragariza yuko kuganduka, gusenga Allah subhanahu wa ta'ala, kumuharira amasengesho ndetse no kumuyegereza no kumuhara buri kimwe icyo ari cyo cyose, ko ari iby'abantu bose, ko atari iby'abayisilamu gusa, ahubwo Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ati muri suratu Nisa'i, Allah aravuga ati, ya ayuhan nasu, yemwe bantu. Allah subhanahu wa ta'ala aya mbere yatangiye avuga ati, ya ayyuhallazina amanu, ngo yemwe abemeye Allah subhanahu wa ta'ala, hanatangiye avuga ati, ya ayuhan nasu, yemwe bantu, taqu rabbakum alladhi, ngo mutinye nyagasani wanyu, khalaqakum, nyagasani wanyu wabaremye, min nafsi wahida, nyagasani wanyu yabaremye bakuwe muri roho imwe, Adamu alayhi salam. Uyu Adamu alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala yaramuremye, amurema ubwe, amukomoye mu rwondo. Uwo Adamu alayhi salam nyuma yaho wa khalaqa minha zawjaha, nyuma yaho Allah subhanahu wa ta'ala yasinzirije Adamu, amaze kumusinziriza amukuramo umufasha we Hawa, amukuramo umugore we. Bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala sini ibyo gusa, wabatha minhuma rijalan kathira, ndetse no kubw'ibyo ngibyo Allah subhanahu wa ta'ala kubw'abantu bombi Allah subhanahu wa ta'ala yakwirakwije abagabo benshi, wa nisaa, ndetse n'abagore benshi abakomoye muri abantu babiragagu Allah subhanahu wa ta'ala. wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, ngo kandi mutinye Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, musenge Allah subhanahu wa ta'ala, mwiyegereza Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse munirinde kuba mwaca imiryango, kuba mwacamo imiryango kabiri, kuba mutakumvikana n'imiryango yanyu, aho usanga abantu muri ibi bihe baritaruye imiryango yabo, nta ushaka kuvuga n'umubyewe, nta ushaka kuvuga n'umuvandimwe we. Kandi ibi byose Allah subhanahu wa ta'ala tubwiti, wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, ngo mutinye Allah subhanahu wa ta'ala, wo uzabaza kubyerekeye n'amasano n'imiryango, umenye ku muryango wakomeze kose uzawubaza kwa nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah subhanahu wa ta'ala muri aya arangiza avuga uti inna allaha kana alaykum raqiba, kandi munamenye yuko mu byukuri Allah subhanahu wa ta'ala ariwo mugenzuzi wanyu, ni mugenzuzi w'ibikorwa byanyu, ibyo mukora byose ni Allah subhanahu wa ta'ala ubigenzura. Bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala wabikora wihishe, Allah subhanahu wa ta'ala yaraka, Allah subhanahu wa ta'ala arakureba. Min maratib ad-din, bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala mu misingi y'iri dini, aho intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yavuze ati al-ihsan ni ubugira neza. Jibril aramusobanuza ma huwa al-ihsan, avuze Jibril yewe intumwa y'Imana, ihsan ni ukugira ute? Avuze an ta'budu Allah, ni ugusenga Allah subhanahu wa ta'ala ka'annaka tarahu, nkaho uri kureba Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in lam takun tarahu, nubwo Allah subhanahu wa ta'ala utamubona, fa innahu yaraka, Allah subhanahu wa ta'ala kureba. Ibikorwa byose ukora umenye yuko Allah subhanahu wa ta'ala abakureba, mugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe, Allah subhanahu wa ta'ala mugumya kutugira inama yo kumutinya no kumwegereza mu bikorwa byari byose, kugira ngo tuzabone intsinzi ejo n'ejo bundi ku munsi w'imperuka. Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ati ya ayyuhalladhina amanu, yemwe Allah subhanahu wa ta'ala taqullah, mutinya Allah subhanahu wa ta'ala, wa qulu qawlan sadida, murangwe n'imvugo nziza, imvugo zitunganye, imvugo atari za zindi zituma abagenzi banyu barakara, imvugo atari za zindi zituma abagenzi banyu bacikamo ibice, ahubwo murangwe n'imvugo zituma abagenzi banyu barushaho gukundana ubwanyu ku bwanyu. Waqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum, ngo nimurangwe n'imvugo nziza Allah subhanahu wa ta'ala azatunganya ibikorwa byanyu. Wa yaghfir lakum dhunubakum, sinibyo gusa Allah subhanahu wa ta'ala azababara ibyaha byanyu. ومن يطع الله ورسوله, وكان نوزار مكيومفيه الله سبحانه وتعالى بينمغيه, فقد فاز فوزا عظيما, وزاجز gutsinda ukomeye cyane hano ku isi ndetse n'ejo ku munsi w'imperuka. Bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du ibadallah, nyuma y'ibyo bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala, amagambo meza na amagambo y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ni ukuvuga Qur'an ndetse n'umuyoboro mwiza, n'umuyoboro twazana intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in asdaqal hadith kitab Allah, wa khayru huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sharral umuri muhdathatuha, ngo kandi n'ikibi cyose cyo wazana cyose, iki cyose wagwamo ni icyaduka. Wa kullu muhdathatul bid'a, ndetse n'icyaduka cyose ni igihimbano. وكل بدعة ضلالة, ndetse na buri gihimbano cyose ni ubuyobe. Igihimbano wazana muri dini ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ujye umenya ko ntahandi kikuganisha uretse mu buyobe, kandi ubuyobe ntahandi bujyana nyirabwo uretse ko mujyana mu muriro. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaturinda umuriro, bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe, nyuma y'aya magambo intumwa y'Imana itugira inama, ndetse na Allah subhanahu wa ta'ala tugira inama. Bavandimwe, tumenye yuko turi mu bihe aho umuntu asigaye akora icyaha, bugacya mu gitondo ari kukigamba kwirigara runaka, bugacya mu gitondo ari kujya ukivuga ahantu runaka, bugacya mu gitondo ari kujya ukibwira inshuti ze, kandi ari ikibagaragu Allah subhanahu wa ta'ala. Ntatinya uburemere bw'ikibi yakoze, ahubwo aragenda abwira mugenzi we uti nge nakoze iki n'iki. Bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala, menya yuko ukurushaho kugenda wibuka ibyaha ukora unabiganiza abandi, menya yuko ari ibyaha uri kwiyongera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala, ese ni gute umwemeramana akwiye kwitwara mu buzima bwe, mu kwishira kwe ndetse no kwishira mugenzi we? Ese ni ryari wemeye kwishira mugenzi wawe? Ese ni ryari utemeye kwishira mugenzi wawe? Bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala, ndashaka ngo tugane kuri aya magambo yombi. Ni ryari ukwiye kwishira mugenzi wawe, ndetse ni ryari ukwiye kutamwishira? Bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala. Mbere na mbere tubanze turebe, ese umuntu wagiye kwigamba icyaha yakoze, ese intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yaba yaramuvuze iki? Yaba yaramutubwiye iki? Ese muri dini ry'Ubuislamu, ese kujya kwigamba icyaha, ese byaba ari bibi cyane? Ntabwo byari bibi, bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala.
حديث دكمرك أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حديث دكمرك أبي هريرة أتقرأكم في سنة إيمان محمد صلى الله عليه وسلم إفجتي كل أمة معافى ngoburi umaya anjebose jana banomuri umaya anjebose bazaba bariko cyase barabarirwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala illa almujahirin uretse babandi bivamo ese mujahirina ni banuki wa inna min almujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-layl 'amalan ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان علمت البارحة كذا وكذا وقد بات ستره ربه ويصبح يكشف ستره الله عليه متفق عليه. وقال الله سبحانه وتعالى مري حديثي إنه إيمان محمد صلى الله عليه وسلم إلى تجرتي المجاهرة نمونو وامونو كوريتشاها نجرو akagikora yishiye nta muntu mureba agakora ikorwa icyo ari cyose nta muntu mureba kandi ari kibi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala muri iryo joro akamuhishira. Allah subhanahu wa ta'ala bwaca ntabibwira abantu bose ntabitangariza abantu bose. Allah subhanahu wa ta'ala akamuhishira cyaca hake ariko wa muntu yarangeza akavuga fa yaqulu ya fulan akajya ku nshuti akayongera akayibwira iti yewe kanaka yewe nshuti yanjye uzikona koze ibi nibi nasambanye na kanaka natutse kanaka narwanye na runaka nakubisa runaka ibyo ngibyo waqad bata satarahu rabbuhu yasturuhu rabbuhu ngo uyu nguyu ninjoro cyangwa se yari yaryamye Allah subhanahu wa ta'ala yamuhishiriye ibyo yakoze byose mu gitondo akamuhishira ariko mu gitondo we ibyo ntamenye ko Allah subhanahu wa ta'ala yamuhishiriye. Mu gitondo akabyuka akajya kubisakaza muri rubanda akayibwira rubanda. Ese niba Allah subhanahu wa ta'ala yakwishiriye wowe ukakwishira uragana he mugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala iyakum turirinde kwirinda kuba twagwa mu byaha nitumara kubigwamo ngo tujye kubitakira bagenzi bacu nk'aho ubutwari dufite kuba twaguye muri icyo cyaha runaka. Naho twagwa mu busambanyi ukajya kububwira mugenzi wawe ugasanga umusore agiye kubwira umusore mugenzi we murabona uriya mukobwa naramusambanyije bakamubwira ngo nawe wajyaka nawe wajya ugakora ibyo ushaka. Yani ubaye umwangizi ukarubanda ubaye umwangizi ruharwa ndetse na Allah subhanahu wa ta'ala aho ngaho ntabwo azigera aguhishira. Bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala gwishira cyangwa se kwishira mu idini w'Islamu ni ikintu cyangombwa cyane. Iyo utishiriye ukikira ukarubanda barakota. Niyo mpamvu uw'islamu duhiturira igihe cyose kwishira ndetse no kutiyandarika no kwishyira ukarubanda. Bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala ese ninde ukwiye guhishira ese ni nande ukwiye gushyira ukarubanda? Bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala as-sitru naw'an guhishira biri mu bice bibiri. Igice cya mbere ni sitru fil ma'siyah nuko wasitira umuntu cyase kwa wahishira umuntu ukamugira ibanga wa muntu utamenye utaziho gukora ibikorwa bibi. Yani yari umuntu ukora ibikorwa byiza ariko kuko umuntu wese agwa mu byaha umubonye aguye mu cyaha icyo gihe ntabwo uhita ujya kumushyira ukarubanda. Umushyira ku ruhande ukamwigisha ukamugira inama ukamwereka ko ibyo yakoze atari byo utamushyize ukarubanda. Uwo ni uwa mbere bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala. Uyu nguyu ukwiye kumusitira igihe cyose. Uwa kabiri bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala ni sitiru cyangwa se igice cya kabiri ni sitiru anil ma'siyah ni umuntu wabaswe n'ibyaha yani abaye imbata y'ibyaha. Uyu nguyu we ntabwo byemeye kumugira ibanga. We umukira ukarubanda mu gihe ubona yuko kwa kugira nabi kwe kwa bwangizi bwe buragira abantu cyangwa se burateza ingaruka muri societe, icyo gihe umugira cyangwa se ntabwo umugira ibanga ubigeza kuba bishinzwe ukagaragaza ibimenyetso ukavuga uti uyu muntu rwose mumwirinde rwose mukwiye kumufatira ibihano
kuko ejo n'ejo bundi yakwangiza umma. Bagagwa Allah subhanahu wa ta'ala intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kutugaragariza ko tugiye guhishirana n'agaciro ko guhishirana iratubwira iti muri hadithi Abi Huraira atubwira iti la yasturu abdan fi dunya illa satarahu Allah yawm al-qiyamah, ngo nta gihe umwe umugaragu azahishira umugaragu mugenzi we hano kuri isi byanamuhishira ibikorwa bidashimisha aba yakoze. Kuwa mugaragu udasanzwe uzi ibikorwa bibi akaba yagwa mu cyaha nk'umuntu, wowe ukamuhishira ukamugira inama n'umucyaha ukarubanda, uretse yuko illa satarahu Allahu yawm al-qiyamah, uretse yuko nawe ku munsi meruka Allah subhanahu wa ta'ala azaguhishira. Iyi hadithi tuyisanga ngo kwa Muslim cyase rawahu Muslim. Bagagwa Allah subhanahu wa ta'ala izi mvugo cyangwa si hadithi iratwereka yuko gwishira umwemeramana ukirinda kumucyaha kwa rubanda ari bimwe mu bizatuma Allah subhanahu wa ta'ala yishira ibyaha bya yawm al-qiyamah. Hari abantu yawm al-qiyamah Allah subhanahu wa ta'ala yishira ibyaha byabo kubera yuko nabo batigeze bakira abandi kwa rubanda, cyangwa se kubera yuko nabo batigeze bikira kwa rubanda. Bagagwa Allah subhanahu wa ta'ala, bagagwa Allah subhanahu wa ta'ala menya yuko umuyisilamu adakwiye kwandagaza umuyisilamu mugenzi we cyangwa se nkamuhuguze, yaba kumwinjira mu cyubahiro ndetse no kutamubikira ibanga, ndetse kumuyisilamu abakwiye kurinda icyubahiro cya mugenzi we ndetse akamuhishira aho biri ngombwa ko amuhishira. Muri hadithi dukomara kwa Ibn Umar radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yo mu hadithi dukomara kwa Ibn Umar atubwira ko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti المسلم أخو المسلم ومجكر مسلم ونمفاند من ودم مسلم لا يظلمه نابغا كيكم هبوزا بغرق الله سبحانه وتعالى تريمو به أهو مسلم أهو بوزا مجيزا كم فكوي ناتشو بتواي من يوكو ichi kuguguza mugenzi wawe ari icyaha gikomeye cyane kandi utazigera ukiranuka nacyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kandi ni nacyo cyaha Allah subhanahu wa ta'ala tajababarira kiretse ugiye guhukuri kwa wa muntu wahuguje ukamuhukuri kwe ukamusubiza ukuri kwe, wamara kumusubiza ukuri kwe ukabona ugasaba imbabazi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kandi menya yuko nuhuguza mugenzi wawe akazamura ibiganza sa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala kwakiridwa y'umuntu birihuta cyane bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala. Nuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubwoherezaga Muadh ila Yaman, ubwohereza Muadh muri Yemen, yaramubwiye uti ye Muadh iyyakum da'watul mazlum, ye Muadh uririnda ubusebwa umuntu wahugujwe, kuko ubusebwa umuntu wahugujwe ntabwo bujya bugira ipazi ya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Rero Ibn Umar atubwira uti umuyisilamu umuvandimwe wundi muyisilamu ntabwo akwiye kumuhuguza wala yuslimuhu, ndetse nta nubwo akwiye kumutegereza umwanzi. Yani ukaba wafata umuyisilamu mugenzi wawe ukamushyira umwanzi kandi uzi ko ari umwanzi we, kandi uzi ko ashobora kumugira nabi ukamuteza, ibyo ntabwo bikwiye ku muyisilamu. Kwiye kumurinda, ukamubera ingabo, ukamufasha aho bikenewe. Niyo mpamvu hadithi ikomeza ivuga iti man kana fi hajati akhi, ngo wa muntu uza mu kibazo cya mugenzi we kana Allah fi hajati, ngo Allah subhanahu wa ta'ala aza mu bibazo bye hano ku isi. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. وكاندي نزاكره mugenzi we ikibazo cyari kimuremereye, ibyari muremereye akayimukuriraho kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kumutimeruka azamukuraho ibyari muremereye bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وكاندي nuzahishira umuyisilamu mugenzi we akamuhishira ni akamugira ibanga, akinda kumukira kwa rubanda, akinda kumuteza abantu, uwo nguwo nawe Allah subhanahu wa ta'ala azamuhishira kumutsimeruka bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala. Niyo mpamvu amenye bagaragaje yuko mu nyungu dukomara muri hadithi nuko umuntu uhishira mugenzi we akamugira ibanga, wa muislamu utaruzi ibyaha, utaruzi ubuzizi bwa nabi, akaba yagwa mu cyaha, ukwiye kumuhishira. Iyo umuhishiriye ko nawe nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah azagira ute, azaguhishira.
وفي رواية مسلم لتنمو يندفقها مسلم إنما إيمان صلى الله عليه وسلم تقولي من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة وأمون زايشيرا أمو إسلام مجنزوه أكا مجريبانغا أشيدا كمشا وكارباندا أشيدا كمتزوانو وانغو الله سبحانه وتعالى وزامو يشيربانغانو كويسي ndetsenejo kumutimiruka bagagwa Allah subhanahu wa ta'ala nindu takwishimira wishirwa ibanga hano ku isi ndetse nejo kumutimiruka bagagwa Allah subhanahu wa ta'ala menya yuko wisha umuvandimwe w'umuislamu ari ngombwa cyane ukwiye kumwishira kukushwa kumushyira ku karubanda nawe ejo bakagushyira ku karubanda kama tadin tudan ibyo ukora mugenzi wawe namenye kuzabikorerwa bagagwa Allah subhanahu wa ta'ala rero ntabwo bikwiye kuba washyira mugenzi ku karubanda uko byayemeze kose higerageza kumuhishira niyo mpamvu intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam muri hadithi yavuze iti unsura akhaka zaliman aw mazluma ngo gerageza guhishira ngo tabara cyangwa se tabara mugenzi wawe yabahuguza cyangwa yaba yahugujwe cyangwa se yahuguje bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala. فقال رجل يا رسول الله umnuko umwe mu bantu waruraho ngabaza intumwa y'Imana ye intumwa y'Imana ansuruhu idha kana zaliman aramubwira uti ye intumwa y'Imana umuntu dushaka kumutabara cyase dushaka kumufasha mu gihe yahugujwe dushaka kugarura ibyo yahugujwe dushaka kwimusubiza ni gute nuko araaitu idha kana zaliman kayfa ansuruhu ye intumwa y'Imana ni gute twamutabara ni gute twamugira neza ni gute twamuvana muri abo bantu kandi ari mu bahuguje. Ni ikibazo gikomeye cyane ni intumwa y'Imana avuze ngo tabara yani gerageza ubane neza tabara umuntu ugire neza wahuguje cyangwa se yahuguje cyangwa se yahugujwe ugerageze umutabare. ushobora guhita wibaza umuntu wahuguje ni gute na mutabara. intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam nukita imusubiza aramubwira uti qal an tamna'uhu min adh-dhulm kuba wamutabara kwiza nuko ushobora kuba wamwishyira ku ruhande ukamubuza ukamubwira uti sigaho reka kuba wahuguza abantu reka kuba wafata intungo runaka reka kuba wajibya runaka reka kuba wakwambura abantu icyubahiro cyawo ukamushyira ku ruhande ukamugira inama. intumwa y'Imana yagize guti fa inna zalika nasruhu uko niko kumutabara uko niko kumuha inkunga uko niko kumufasha. bagagwa Allah subhanahu wa ta'ala yo birakwiye ko nge nawe dufata umwanzuro wo kwinda kwa twakwandagazanya ubwacu ku bwacu kuko ni ibintu nyagasana Allah subhanahu wa ta'ala tishimira. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. ناشم الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ونيرك تجينا وركمه الله سبحانه وتعالى وأدهشر مركمه الله سبحانه وتعالى وأتوارى مكوسات وأبويا من جيتاي كوسي igihe twibutse kumusaba imbabazi. Allah subhanahu wa ta'ala ninde utamushimira. Allah subhanahu wa ta'ala uduha ubuzima ijoro n'amanywa. Allah subhanahu wa ta'ala uturinda igihe icyo ari cyo cyose. amahoro n'imigisha nisakare ku Mwami Muhammad sallallahu alaihi wasallam we n'abo bamukurikiye kuzageza ku munsi w'imperuka. dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala kwadushyira murangwa Allahumma amin. bagagwa Allah subhanahu wa ta'ala muri khutuba yacu twarebeye hamwe cyangwa se twaganiriye kuguhishirana mu makosa amwe namwe kuri wa muntu tuziho kutabogama cyase kuri wa muntu utaziho ibyaha ndenga kamere kuri wa muntu utaziho ubugizi bwa nabi tugomba kumuhishira
by'umwihariko ari umuyisilamu byaba ari akarusho bagagwa Allah subhanahu wa ta'ala. Rero twabonye ko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam itubuza kwa twakwandagazanya, tunayiko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam itubuza kwa twakwimeninda cyangwa se kwa twakwishyira ku karubanda tugaragaza ibyo Allah subhanahu wa ta'ala amaze kuduhishira, kuko tugashaka kwishyira ku karubanda, kuko nubishyira ku karubanda umenye ko uzawiyandagaje hano ku isi ndetse n'ejo ku munsi beruka. Bagagwa Allah subhanahu wa ta'ala nabwo twarangiza khutuba yacu twasabira intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam nkuko Allah subhanahu wa ta'ala ayuteka muri Qur'an atubwira ati inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وارض إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة رضوان عليهم ونحن معهم بعفو وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الأعداء والدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ناجم سيد.